Mbikaze uyu numwe mu bagabo bafite amafaranga benshi cyane n'ubwamamare budasanzwe mu ruganda rwa sinema y'abahinde Bollywood, bamwita Hrithik Roshan. Uyu munsi reka turebere hamwe amateka magufi ya Hrithik Roshan ndetse n'ibintu 10 abantu benshi batamumenyeho. Nabahaye ikaze, njye nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire Entertainment, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like ukaduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Bamwita Hrithik Roshan, ni umugabo udasanzwe. Hrithik Roshan yavutse tariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1974, avukira i Mumbai ku murwa mukuru w'Ubuhinde. Hrithik Roshan ni umuhungu wa Rakesh Roshan, nawe wari umukinnyi wa filime ndetse akaba yaranaziyoboraga. Hrithik Roshan yinjiye mu ruganda rwa sinema akiri muto cyane mu myaka y'1980. Yamamaye cyane ubwo yakinaga muri filime bise Kaho na Pyar Ye, yasohotse mu mwaka w'2000 ndetse imugira icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Ndetse iyi filime yaje kumuhesha n'ibindi bihembo byinshi bikomeye cyane mu ruganda rwa sinema y'abahinde Bollywood. Nyuma yakinye n'izindi filime zakunzwe ku rwego rw'isi nka Krish ndetse n'itwa Kohi Mil Gaya. Uyu mugabo azwi cyane nk'umwe mu bakinnyi ba filime bazi no kubyina neza ku rwego rw'isi. Yakinye n'izindi filime zakunzwe cyane nk'itwa Doom, War n'izindi nyinshi zitandukanye. Uyu munsi reka turebere hamwe ibintu 10 bitangaje abantu benshi bazi cyangwa se batanazi ku buzima bw'iki cyamamare Hrithik Roshan. Hrithik Roshan yavutse afite ikibazo cyo kuvuga, bimwe abantu bakunze kwita kudidimanga. Buriya Hrithik Roshan ubwo yari akiri muto cyane bivugwa ko atavugaga neza ngo ijwi risohoke neza nk'uko bisanzwe, ngo byamusabye gukora imyitozo idasanzwe n'amahugurwa akomeye cyane, kuko bigaragazwa neza ko atari gushobora kubasha kujya avuga neza nk'abandi bose. Hrithik Roshan ubwo yari akiri muto nanone yigeze kugira ikindi kibazo kidasanzwe cyo kuvukana amenyo yiyongera cyangwa se ibyo bita extractif. Ni kumwe umuntu avuka amenyo yatangira kumera hakajya hamera andi menyo agerekeranye cyangwa se amenyo ageretse hejuru y'ayandi. Ibi ni ibibazo abaganga babashije gukemura akiri muto, ariko nyine bigaragazwa neza ko akiri muto yavukanye amenyo menshi cyane y'inyongera. Hrithik Roshan ni umwe mu bahanzi ba filime cyangwa se mu bakinnyi ba filime bizwi neza ko bazi no kubyina ku rwego rw'isi. Akaba azi kubyina muri filime ndetse no mu bindi biganiro bidasanzwe byose cyangwa se show abasha kuba yatanga, akaba abasha no kubyina neza cyane, ngo akaba ari ibintu yatangiye kwiga akiri muto cyane, ndetse akaba yarabyiniraga iwabo ubwo yari akiri muto. Nyine impano ye yo kubyina nayo ngo ikaba ari imwe mu mpano ze zagaragaye akiri muto cyane. Bamwita Hrithik Roshan. Ku mwanya wa 4, Hrithik Roshan yigeze kugwara indwara y'urutirigongo ubwo yari akiri muto. Iyi ni indwara idasanzwe ikunze gufata abana mu bijyanye n'urutirigongo bakunze kwita scoliosis. Iyi ndwara abaganga babashije kuyimuvura kugira ngo abashe kujya akina neza ndetse abashe gukura neza nk'abandi bose. Bigaragazwa neza ko iyo iyi ndwara ikomeza, uyu mwana atari gushobora kubasha gukina filime cyangwa se ngo akure neza nk'abandi bana bose. Uyu ni umwe mu bagabo bigaragazwa neza ko yavukanye ibibazo by'umubiri akiri muto, ariko kubera abaganga no kwitabwaho neza bikaza kurangira akuze neza nk'abandi bana bose. Hrithik Roshan ni umuntu ukunda abana be cyane, dore ko uyu mugabo amaze kubyara abana be 2 ndetse ngo akaba abitaho ndetse abakunda cyane ku rwego rudasanzwe, harimo uwitwa Helel Han ndetse n'uwitwa Lijad Han. Uyu mugabo bigaragazwa ko ngo yigeze kugira depression idasanzwe cyangwa se guhungabana mu bijyanye n'imitekerereze nyuma yo gutandukana n'umugore we witwa Suzanne Khan.
n'umwe mu bagabo nawe wemeza ko ngo yagize ibibazo bya depression nyuma yo gutandukana n'umugore we. Ikindi kintu kigaragazwa mu buzima budasanzwe bwa Hrithik Roshan nuko ngo yavukanye ibiganza bidasanzwe bifite intoki z'inyongera. Dore ko uyu mugabo ngo yaje kuvuka ibiganza bimwe bifatanye ndetse n'utundi dutoki tw'inyongera. Mu Rwanda hari ukuntu utu dutoki bagenda batwita, ariko nyine nawe ni umuntu bigaragaza ko nyine ngo yavutse afite ikiganza gifiteho udutoki twishi tw'inyongera n'utundi dufatanye. Ariko nyine ngo abaganga babashije kumwitaho neza, ibyo byose ntibyagira icyo bibangamira ku mikurire ye, ndetse no mu gukina filime bigaragazwa neza ko nta kintu bibasha kuba byamubangamiraho. Uyu Hrithik Roshan bigaragazwa neza ko ngo yashoboraga kujya gukinira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ruganda rwa Hollywood. Nyuma yo kwamamara muri sinema y'Abahinde Bollywood, yari afite amasezerano yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukinira i Hollywood, ariko ayo masezerano ntabwo byarangiye yubahirijwe. Uyu yari mu bagabo bagombaga gukina muri filime yitwa Pink Panther igice cya kabiri, ariko byarangiye nyine aya masezerano atagezweho ngo ajye gukinira i Hollywood muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hrithik Roshan afite imiterere idasanzwe, dore ko ngo igikumwe cye nanone cy'iburyo ngo gifatanya nyine nibyo bita genetic abnormality, dore ko ngo bigaragazwa neza ko ngo igikumwe cye gifatanye n'urundi rutoki rw'ikiganza. Nabyo nyine ni ibintu bigaragazwa ko uyu mugabo abantu benshi batamuziho cyangwa se bakaba banamuziho, ariko nyine byaranze ubuzima bw'uyu mugabo, ndetse na n'uyu munsi akaba ari umwe mu byamamare muri sinema y'Abahinde Bollywood. Uyu munsi Hrithik Roshan ku mwanya wa 10, ikintu kigaragazwa neza ko abantu benshi batamuziho. Hrithik Roshan yigeze kuvugwa cyane ubwo yishyuriraga abana amashuri bari bafite ibibazo by'ubuzima kugeza ngo barangije kaminuza. N'umwe mu bakire babagira neza hariya mu gihugu cy'Ubuhinde, dore ko nawe nyine ngo afasha abantu benshi cyane bagiye bafite ibibazo by'ubuzima ndetse n'iby'imiterere, kuko nawe nk'uko twabibonye hejuru ni ibintu bigaragara neza ko nawe yavuganye ibibazo byinshi by'imiterere y'umubiri bitameze neza, ariko bitewe no kwitabwaho nyine bikaragira bitagize icyo bibangamira ku mikurire ye. Ariko nawe ntibyamwibagije kujya afasha abandi bantu bashobora kuba bafite nka bimwe mu bibazo nawe yahuye nabyo. Bamwita Hrithik Roshan, ni icyamamare. Igitekerezo cyawe muri comment, utubwire ikintu cyagutunguye cyangwa se cyagutangaje utaruzi ku buzima bwa Hrithik Roshan. Hanyuma uduhe n'igitekerezo cyawe muri comment, ukande like niba utarakora like kuri iyi video ukore like, ndetse ukore subscribe usapotinge Mukire Entertainment. Dukomeze tubategurire ibindi biganiro byinshi kandi byiza ku bastari hirya no hino ku isi. Twe nicyo twaziye umunsi twareberaga hamwe icyamamare umuhitinzi Hrithik Roshan.